n'aya mafilime wavuze ati mwarebaga yahe usanga rero n'izi filime z'urukoza soni ari nayo mpamvu abantu bibaza ngo abana bananirana gute bigenda gute kuki abana bararuka ibibararura birahari kandi byinshi BOPC TV turabashimira cyane kunga mutugaragariza ibitekerezo byanyu na comment zanyu ni nkomeye cyane tukaba rero mbashimira umva ko imikoro nitishimye Wilson akaba n'umunyamakuru wa BOPC TV nkaba naje muri exclusive interview n'umuntu ntago ashaje cyane ariko nawe mwamwumva nk'urubyiruko rero mbasaba gukora share comment na subscribe kuri iyi channel ya BOPC TV ndetse tuyifuriza amahoro aho muri hose twatangiye rero mutwibwira mbere ko mbabazi ibibazo bafite nitwa Karenzi Milton nsengera mu Gatsata ndo umudiyakoni mu Gatsata nkunze gukora ibintu by'ivuga butumwa asubira nk'umuntu utazi ibintu by'abarokore abadiyakoni n'abaki abadiyakoni ni urwego ruba mu rusengero ariko rudasimbura ubuyobozi bw'itorero ahubwo n'abantu bafasha ubuyobozi tugira mu itorero cyane baba hafi abapasitoro abarimu twita abarimu abashumba ariko imirimo myinshi turayifatanya mbese tuba hafi yabo akaba ari urwego rwashyizweho n'intumwa mu gihe cy'intumwa ubutumwa bugitangira kugira ngo bafashe ba Petero kugabura abantu kuko hari habayemo ibibazo abantu bagaburira ijambo ry'Imana bakajya no mu bikodi kugaburira abantu baje kumva ijambo ry'Imana bituma rero biteza akajagari baba ngo muturanye abantu buzuye umwuka wera bishatse kuvuga ngo mu buryo uri bumbaze rero umudiyakoni agomba kuba yuzuye umwuka wera ashimwa uretse ko wenda mu bintu byahindutse hari ukuntu umuntu bashaka kumushyiramo ariko ubundi uwo muntu agomba kuba yuzuye umwuka wera ashimwa n'abantu ndetse n'Imana nuko batoranije abadiyakoni ariko uvuze ibyo muri iyi minsi turagaza niba abapasiteri basigaye bagwa ubwo abadiyakoni bagwa bati ubwo niyo barambarara hasi wenda umaje ikintu gikomeye nta muntu utagwa kuko iyo abantu bari mu ntambara nta muntu utaraswa ariko bitera ipfunwe kumva umuntu wabatizaga abantu wabwirizaga abantu wari ufite inshingano nk'iyo nubwo wenda tubisetsa ariko ntabwo bisekeje n'ababyishimira ngo pasiteri ngo baraguye burya si ijambo ryiza kuko pasiteri yaguye ni ikintu kiba giteye ubwoba ni nko gupfusha mbese umwana wabyaye ariko hano hanze wumva abantu babigira nk'indirimbo bakabiteramo urwenya ariko pasiteri yagwa umudiyakoni yagwa ibyo ntabwo ari ibintu bitangaje ariko iyo tugize amahirwe tukabona umuntu waguye yaragarutse biba byiza inshuti za BOPC TV basanga babona ibiganiro bisanzwe bivuga ubutumwa bwiza bw'Imana ariko batazi neza ubundi ubwo butumwa bwiza butubwiriza mu by'ukuri bwabasha gute guhindura ingeri zose mvuga ubwo abakuru abato abakecuru abasaza bose koko ndagira ngo dusobanurire ikibazo numbajije uko nyumva ubutumwa bwiza ntabwo bwazi abantu runaka bukure guhindura abantu bose ariko buhereye byibuze no kubakuze kuko Yesu cyane yaheraga ku bantu bakuze bari mu idini rya Kiyahudi bari barataye Imana ko bibwira ko basenga azabwiza rero muzabusanga araguye Luka Mariko Yohani John hose burimo ariko ubutumwa ahubwo icyo mbajije kuvuga ngo bwahindura gute abantu bose ingeri zose bukure kubanza guhindura abantu bakuze kuje muri Imana ngo menyereza umwana inzira akiri muto kuko azarinda kura arinda nasaza akigenderamo ahubwo mu bibazo twagira uyu munsi nuko hari abantu bitirirwa ubutumwa bwiza banabubamo ariko butabarimo nicyo kibazo gikomeye ntabwo ari ubutumwa bwa butarampinduye ngo mbwire ngo buzahindura umwana nabyaye mu bibazo tugenda tubona icyo nacyo kirimo ushobora kujya kubwiriza umwana muto mure mu nzu utazi ko bari abakiza abantu ibyo mbona iwacu
ntabwo najya muri ibyo bintu, ariko akenshi iyo abantu bakuze bakiriwe ubutumwa neza abana kubwumva byijyanamo. Impamvu nari mbivuze hari nk'igihe usanga wenda nko mu rusengero 70% y'abantu barimo ari abantu bakora, agasanga urubyiruko ni ruke cyane ku buryo wasangamo nk'abantu 15 mu bantu nka 70. ubona biterwa n'iki? Biterwa n'ibintu byinshi, ibyo nzi twe tubona biterwa n'ibintu byinshi. Ubundi mbere mu gihe sindi mukuru cyane, ariko ninje mu rusengero byibuze muri 2001 nibwo nari sanzwe senga nyine, kuko n'ubundi nari navukiye mu muryango w'abantu basenga, ariko nk'urubyiruko n'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo nza kugenda meze nk'ujya ku ruhande nanjye mbihunga mbivamo. Niyo mpamvu icyo mbaje kugisubiza kinyorohera. Hari uburyo bwinshi bwo kwakira ubutumwa bwiza cyangwa bwo kwakira agakiza. Icyambere aho wajya hose Imana igushaka irakuzana nkuko natwe yatuzanye. Icyo ni kimwe wenda ku muntu ukuze, ariko ikindi ku rubyiruko uvuga igihe twamenyemo ubwenge, ibintu byo kwinjira muri ubutumwa bwiza no kubwemera. Uwabwinjaga bwo ku musozi yabaga igicibwa, nabo byari bimeze nk'ubu usanga ndetse urusengero rwuzuye rumwe amateraniro ane, wabaga wasanga urusengero runini nk'uko wabivuze, ugasanga rumwe ahubwo abantu bake kuko ntabwo abantu babwumvaga. Ariko hamwe no gusenga murana ko ubu isengero zaragutse, nubwo mubona ko wenda urubyiruko ari ruke, nicyo wanambajije, ariko ubona ko ari Imana yakoze. Abantu bagenda biyongera mu gukizwa ndetse no kwaje mu covid, ahubwo uyu munsi ntabwo tuba dufite aho twicaza abantu. None ubwo urubyiruko rero warumbaje guryo ngo kuki rutitabira kwinjira mu nsengero. Usanga uyu munsi igihe twamenye ubutumwa bwiza n'uyu munsi biratandukanye, ndetse tukagira impungenge ahubwo mu gihe kizaza kiri imbere. Ibirangaza urubyiruko uyu munsi ni byinshi kurusha igihe twe twinjiye mu rusengero. Iyo birebye ubona ari byinshi kurusha igihe twinjiye mu rusengero. Ubona abantu uyu munsi bari mu mafilime, twe filime kuyireba twajyaga kwishyura byari ibiceri 30 kugeza kuri 50 babyibuka, ariko uyu munsi buri rugo niwanjye ubu size bari kuyireba, bari kureba filime kuva mu gitondo barebaga filime. Ariko mbabura gatogoza hano kera nk'abana barebaga filime ari imvugo yakoresheje Miss ngo zarabonguzaga zagire zatumaga ko batari bari. Wowe ni nk'ihe waba ararebye ukabona gukonvense n'ubwo yenda yabitara kujya mu buryo? Filime yose ni filime, hariho nka filime z'imirwano, izi z'imirwano ubona, ndetse akenshi uretse wenda ko dufite abantu uyu munsi bize twe twazirebaga nta n'ikintu wumvamo, ariko kuba umuntu afata ikintu agakubita umuntu ukabona umuntu asimbutse ahagaze hejuru y'urutsinga ukabona ni ibintu byiza biryoheye amaso. Izi ndirimbo hari indirimbo zari zadutse cyane z'abakongomani, sinzi ko muziza ba Koffi Olomide, ibyo twarabirebaga natwe turi abana, ukava mu gitondo mu rugo bakubuze, kandi ubwo uri umusozi wagiye kure kujya kubirebera kure. None uyu munsi nicyo navuze, ubu babirebera iwacu mu ngo. Iyo bimwimye hari muri saro ababazwa n'ikisa ahubwo ntabwo ababara, afite uburyo bwinshi bimugeraho. Ubarabo sanze wanjye mu cyumba televiziyo twageze turabe tutabana twegere weekend bajye kurepeta bajye kujya gutara ugasanga muri telefone afite bakinze icyumba, wewe ubwiye ngo bana bararyamye, ariko abana bose yabateranije bari ku telefone bari kureba iki filime. Iyo telefone uyimwambuye ajya kwa mugenzi we akazana kuri umuturanyi wanjye, ukagira ngo yagiye byibuze ahantu runaka akaba yicaye mu cyumba kwa runaka ariho arareberaga filime agasoba. Ari nacyo dushaka kugira ngo tuvuge n'aya mafilime wavuze ati mwarebaga yahe, usanga rero n'izi filime z'urukoza soni. Ari nayo mpamvu abantu bibaza ngo abana bananirana gute, bigenda gute, kuki abana bararuka. Ibibararura birahari kandi byinshi.
umwana warebye iriya filime urukoza nawe wirebye uri mukuru nawe yagutera ikibazo none umwana haryamye muri telefone aza ahantu akanda bya bintu nibyo tutazi ahubwo twebwe muri telefone abana aribo bayinyigisha banyigisha gukoresha iki telefone nk'abana icyo umuntu akirebera ati dadi ibyo ntabwo ubizi ntabwo uzi ukuntu bakirika akabadomya ahantu ukabona ibintu bigize gute birazamutse muri make rero mbona icyo kintu wambajije ibirangaza urubyiruko umunsi bikomeje kuba byinshi ndetse bikagenda bikamura n'ivuga ku buryo kubinjiza mu rusengero uyu munsi biragoye kubera ibintu baba babonye birirwamo no muri bagenzi babo. ubona nk'uku kuntu baba baratwawe n'izo filime bigaragaza ko industry ya satani isa nk'aho ishaka kujya inganze industry y'Imana abakozi y'Imana ubona ari nk'iki mbese ni nk'akaya karungo mubone mwashyiramo kugira ngo umwana abona rya jambo kugira ngo akirike ku rukoza so nakirike kuri pasteur nakango yavuze aka kantu keza. Buriya ibintu by'Imana twe basoma Bibiliya nta kintu cyabiganza cyabirwanya ariko nticyabiganza kuko cyane twe dushorewe n'imbaraga z'umwuka wera muri Bibiliya ntabwo ari ibintu biraho umuntu agenda agasoma nk'ikinyamakuru oya ntabwo Bibiliya dusoma n'ibindi bitabo bivuga Imana ari ibinyamakuru ni ibintu bishorewe n'umwuka w'Imana ko muri Matayo 28 urubyiruko ahubwo ruze kuhasoma Yesu yaravuze ngo nimugende muhinde abantu bo mu mahanga yose wambwe ngo nibande bakure kwakira no bo mu mahanga yose abazemera muzababatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera umva ko wa Mwuka wera ujemo kandi aba ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'iki y'isi. Unyihanganire ndajya guca kwijambo hari abano bantu babakira abantu mu hoteli bakunze kuvuga yuko bajya babona abapasiteri bihengeka nijoro bakaza kubaza ngo hano nta bakobwa beza bahari urumva umuntu amubonye akabana n'ikiganiro kuri televiziyo ngo yabwirije arumva ko bitafite injyana kameme ubona namwe mutari mu bagira uruhare mu guca intege abakwekwa ko bakurikira ndeta nkurikiza iryo mbajije kuba buriya butumwa tuvuga wanaje muzi ko dusanzwe dukorana kuba bushorewe n'izi mbaraga za Yesu kandi akaba yarasezeranyije bari abantu ajya kuzamuka aravuga ngo ndagiye ariko nzagaruka ariko babwije muri vuga ngo ndi kumwe namwe kugeza ku meruka y'iki y'isi bishatse vuga ko umuntu wese uvuga ubutumwa nubwo yaba nanjye mbivuye bw'uyu munsi hari abandi bari inyuma yanjye sinzi kurimo kunyumva neza nagira ngo abantu bumve iki kiganiro n'abazacyumva ikintu bakitondere inyuma y'umuntu hari undi noneho rero icyo nashatse kugira ngo ubwire ibi bintu Yesu abirimo kugeza mu mushinga w'Imana kandi uri ku ndunduro nyuma y'iki gihe turimo nta bundi bwami bwa Bibiliya nta kindi uzi ko tugeze mu bihe by'imperuka ni niyo mpamvu ubona ibintu ibyo urimo kumbaza biriho Bibiliya katubwira muri Luka ibice 12 guhera ku murongo wa 2 nyihanganira urubyiruko turubwire Bibiliya ahubwo turubwire nabo bantu bakuze wambwiye ariko hari uburyo ababyeyi bitwara bigatuma n'abana bitwara nkabo ubwo harunjajya ngo harase oya turashaka muri ya mahoteli reka tubanze muri ya mahoteli ko ndakurikirana cyane bari abantu bajya mu mahoteli bakitwikira amajoro cyangwa amanywa bakajya ahantu hameze nk'aha turi bava no mu ntara bakajya mu zindi turabizi barari iyo twagiye kubwiriza abantu baduha ingero n'iz'abantu tuzi ibyo rero ntabwo birasebeje kuba umuntu yagara kurekara dore ko nibiturimo kuvuga ubu biragenda ubu barambona ibaze nk'uburi kumbaza ibi ahubwo ari aho narayi bati dore wa mutipiro bari kumubaza n'ubundi n'umugore mugari cyangwa kararanga ubwo ndavuga mu tubari nyine ku bantu babasha kujya mu tubari no mu buraya nyine ngira ngo ni nacyo bashatse kuvuga cyane mbese mu byaha bari abantu basebya ubutumwa bwiza icya kabiri badindiza ubutumwa bwiza kuko wa muntu tugiye kubwiriza bamubonye muri ibyo bintu abati icecekere ibyonze bibera aha hari uwambwiye ati uzaze ahanga barakuze nta mu rugo narindi nakire mu butumwa bwiza uzaza aha kwa Meri uhicare nge mpamagara uwo muntu tubana azana umubone kandi uzasanga umuzi ibyo bintu we bidindiza ubutumwa bwiza ariko ntibituma uw'Imana ishatse guhamagara
Imana iyo yashatse kuguhamagara ntabwo ireba ngo runaka akora ibingibi, banararana kandi wakaza kakira ubutumwa iri joro tuvuga akazarijyamo ubundi akazagira gute akazasigara mu gihe yabagiye apfuye se atihaniye. Ibyo birashoboka muri make rero ntabwo binejeje sinabyiza, ariko hano bira niyo nayumvuze ngo tuya dushyira mu Bibiliya yiravuga ngo nuko ibice 12 umurongo wa mbere ngo muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi baraje bateranaho Yesu yarari, nuko ahindukira bigishwa be arababwira ngo mubanze mwirinde umusemburo wa Farisayo ari wo buryarya. Muri make ikintu kizaranga ubutumwa cyangwa abantu bari mu butumwa bagenda guryo n'uburyarya no mu Farisayo bwahozemo, ariko avuga ijambo rikomeye abantu nta kintu cyatwikiriwe kitazatwikururwa cyangwa cyahishwe kitazamenyekana, ngo ibyo mwavuye mu mwijima byose bizumvikana mu mucyo. Urumva rero gukora ibyaho umuntu yihishe, reka nkubwire ijambo rikubemo muri icyo kibazo wambajije. Uwo mwashakanye njyewe twashakanye mbasha kumuca inyuma, ariko Imana uyica imbere. Ntabwo ucyumviza icyo uravuze ngo Imana sorry uwo twashakanye umugore wanjye namuca inyuma bigashoboka, ariko Imana nta nyuma igira. Imana ntiwayica inyuma, uwo mwashakanye wamuca inyuma, ariko Imana nta nyuma igira, ireba hose. Nicyo nashatse kugira ngo mubwire, wakwihisha abantu wabaca inyuma wabikinga, ariko Imana ntiwayikinga. Kandi kugira ngo banatwumve neza, ntabwo ushobora guhisha ibyaha iteka ngo bishoboke. None se ubona ayo niyo sigeze kuvuga aravuga ngo abanyamategeko b'icyo gihe ngo basa nka ba bantu bari ku irembo ry'ijuru bo ubwabo ntibinjire, kandi no bagatangira n'abashaka kuza uko babikoreza amategeko batabasha. None mwebwe bafarisayo mwahawe ubushobozi ni nkuko Yesu uyu munsi ayoboye itorero cyangwa yashinze itorero. Abafarisayo ni Abayuda n'Abisirayeli muri make imiryango 12 bari barahawe uburenganzira mu isi yose, nibo bari bafite urusengero nibo byibuka i Yerusalemu, nibo bari bafite Bibiliya ikavuga ngo ni mwebwe fura nishimira, nibo bari bemerewe gusenga mu isi nzima, batakaza ubwo umuntu bituma natwe bitugera abanyamahanga. Ibi ntibyari ibyacu, uwagahamagaye umwisirayeli akarubaza ibintu. Ubwo ndagira nkubwire ngo bafunze imiryango y'ubwami nibinjira babuza n'abashaka kujya gute kwinjira icyo kibazo wambajije. Washaka kuvuga iki? Narengera kuganisha ukuntu wayavuga ko urubyiruko abantu cyazo cyo kuvuga ati kugira ngo umuntu akizwe bizansaba yuko agapanuro kanjye kakadishire nkareka agacupa kanye nambaraga nkareka warabaswe n'inzoga ati rwose bizansaba kumva ku nzoga nyine utuntu twinshi tuba aba twaramaze kumubata yumva ko najya ku mukristo bizamusaka tureka wawo ndagatonto hongeyeho bizatuma nzanambara ibijipo birebire bigera hasi. Izo twazita nk'inzitizi, izo nzitizi bahora ko bavuga ko bazahura nazo mu gihe baba abakristo. Wabahumuriza ute ko nabaza muri Kristo, ahubwo ni gute bizajya nabaza muri Kristo? Mbese no kugira ngo wamaze gutuma bwiza bwa Yesu buza bugatuma yibagirwa za nzitizi n'ubuhe bwatuma koko bumva ko nta kintu byabatwara mu gihe abakristo. Yitwa BOPC TV, bring one person to Christ. Zana umuntu we kwa Yesu. Mbyibutsa n'abadukurikiye yuko katuzane mukanya mu bindi biganiro turi bukore by'ijambo ry'Imana mu byigisho twateguye bajye bakomeza ahubwo bayireba urubyiruko ruyibandeho cyane. Nuvuga ngo iki cyigisho kirimo ntabwo inzitizi ziri mu myenda ahubwo ziri mu mitima. Aho ni nk'unashaka kubitarya. Nuvuga ngo uyu munsi abantu barashaka twahoze tubivugaho mu kanya ngira ngo baze kureba icyo twabanje gukora kuba hano haringane naho Yesu ari. Hari imyenda wumvise nge mvugamo ikintu cya mbere iyo wamaje kuba ahantu haringane naho Imana iri ishaka ibi by'imyenda byose wavuze nta kizamo wowe ubwawe. Uku nambaye nta muntu wambwiye ngo nambare gutya, nambaye nk'umuvuga butumwa ugabura ibintu by'Imana. None se aramutse akubwira ati nanjye ninza kubwiriza ubutumwa niyambare dishira yanjye ari cyo bizabitwaye? Nicyo nagusubije
uyu munsi abantu barashaka kuba ahantu bo bashaka ariko ntabwo bashaka kuba ahantu hari ingane naho Imana ishaka sinzi ko urimo kunyumva neza ariko ndabariza dukurikiye mu magambo make urabona ubu uje mu rugo iwanjye usoye ntabwo wantegeka aho uri bwicare bibaho ibyo bintu mu muco nyarwanda reka tugane noneho nk'abanyarwanda ni ukuza nkaguha karibu nkakwereka umwanya ugomba kwicaramo ushobora no kwicara mu mwanya wanjye na madamu nkava mushyitsi murihangana mwicare hariya iyo uri umuntu warezwe umenya icyo nyir'urugo avuze ariko ntushobora gutanga ngo ntabwo nzasubira muri wa rugo ngo bansuzuguye ngo bampagurukije imikirizwa rero iriho uyu munsi urakoze kuba wambaje icyo kibazo umuntu arashaka gukizwa we uko abyumva wanyumvise neza uko abishaka we uko abishaka reka tubanze twakire Yesu mu mitima yacu Yesu adutege ku buryo tugomba kubana nawe no kumukorera no kumuvugira ariko ntabwo dukure kuyobora Imana ntabwo tuyiyobora Imana yatuyobora yigeze ibwira Aburahamu urabyibuka kugiye gutubase tujya muri cya kigisho kandi ahubwo mbabara gato wihangane gatoye use nkaho utubwira ku byiza byo kwa Kristo bituma rwagiye ruri hanze rugumva wese rujyamaze ko kuzazayo babaruka ahantu hanyurukira iyo uvuga icyo ngicyo ibintu byiza ariko rase tugera mu rusengero abakristo barayizi ngo aka gasura dufite ni Yesu ubu buzima dufite niwe yego ubu buzima dufite niwe amen muri Yesu hari ubuzima iyo tuvuze ubuzima ntabwo ari ibintu bya mirenge abantu bakunze kubyumva nabi ngo kwa Yesu ngo muzari n'abantu bagiye babivuga munsi yashize zasengero zikiri nyinshi cyane guwacu ngo biranagara ngo kwa Yesu biranagara no ntabwo ubugingo buhoraho baduhamagara ibintu binagana ariko kwa Yesu hari ubuzima ubu uyu munsi hari umuntu utankubitira mu kabari nasinze ariko aho ngaho gato nyihangane gatoya ubwo ubyumva yakumva ko kwa Kristo hari ubuzima kuko nubuhe ubuzima twashatse kuvuga ni amahoro nuba ngo kwa Kristo hari amahoro nibwo kandi burya amahoro nibwo buzima nibituma buganira nuko dufite amahoro mu Rwanda uyu munsi dufite amahoro niyo mpamvu tugenda urane duziga dutara saa sita z'ijoro ariko hari igihe muri iki gihugu umuntu atatambukaga na saa 12 none se baramutse uvuze utyo nk'umukristo muri Korea batera bombe hirya ubwo we yavuga ngo iki abakristo agira amahoro ibyo rero birashorana na bya byose urimo kumbaza uyu munsi sibuza amahoro kuko yanze kwemera ubushake bw'Imana banduga umutwumva isi ibyo byose urimo kuvuga nabira bagerageza ngo kurasa hejuru ngo bigera kure cyane isi iri kugerageza imbaraga zayo kuko banze kumvira ubushake bw'Imana niyo mpamvu dukumbuza abantu ubwami bw'Imana abenshi bakanazamo bahunga ibyo bati nukuri hari ahantu tuzaba hari amahoro nta nduru nta ntambara nta gupfusha nta guhangana abantu baroti harahari ahubwo ikibazo ni ukubyemera ariko harahari kwa Yesu rero hari ubuzima urumbaje ikibazo cy'urubyiruko urubyiruko uyu munsi rukeneye Imana nuza gusoma muri Bible utarinjamwe imbere hari akantu karimo kanditswe ngo abiki gihe ujye ugasoma abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana kuki barikeneye nabo barisa ahubwo uretse kubabariza nk'umunyamakuru ubona batarikeneye kuri ngendo barikeneye cyane iyo ubirebye ubona batarikeneye ahubwo ikibazo naho ryafata twavuze ko birihungura bihari kandi bikomeje kuba byinshi ariko abiki gihe baba ari urwo rubyiruko wavuze baba ari abakuru bakeneye ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana iyo nege kubwira nti muri bya byiza tubwiye ndibuka ko wavuze muti amahoro hanyuma ikindi ni byinshi basi cyangwa utuntu nka dutanu turyoshye tubwita amahoro umunezero ibyishimo imibanire n'abandi wana ibintu twanyuzemo bya genocide hano ubwoko bwagurukira ubundi bukica iyo ari abantu bavuga ngo ariko kuki abantu bari abakristo
kandi ari benshi byagenze bari benshi ariko uyu Kristo tuvuga ntabwo yari arimwo imbere. Abo nibo bakwiye kwigishwa Imana neza, abantu bose bakabana nk'abavandimwe. Nujya kumva ibyo biri hirya no hino ku isi urasanga ari abantu bagenda basubiranamo, ari ibihugu bigenda bisubiranamo. Niyo mpamvu raba iki gihe ukurikije ibyo byose tuvuze bakeneye ijambo ry'Imana. Ubundi muri Imana iyo ryageze ku muntu rirahindura. Hanyuma ngo ukuntu ngo umuhinzi cyangwa se umubibyi ngo yateye imbuto ngo hanyuma umwanzi ngaza kuza ijoro hanyuma ayiba mu rukungu. Urumva ukibaza ese mu bitoro ryacu ntibyaba birimo natwe? Byaba birimo nta n'uwabihakana kuko nyirabyo niwe wabyivugiye. Ubundi abantu bazira ukuri, kuvuga ukuri abantu bagenda bagukikira. Ari iryo jambo nuza kureba umuntu warivuze uzasanga ari Yesu waryivugiye. Yavuga ko mu itorero asize ashinze, kuko ni yashinze idini, yavuze ngo ugende muhindura. Ni nacyo tuba tugamije nano mu itangazamakuru, ni uguhindura abantu kuba iki abigishwa, abo tureba nabo tutareba, abari hano n'abari kure kuko ibi bigera kure ubu ni ku isi yose. Nuvuga ngo warumbajije ngo kuki urukungu n'amasaka nicyo twavugaga. Yesu niwe wabyivugiye, nuvuga ngo impande zarinda ivuga. Ahantu hose hari abantu basenga batwumva, ahubwo bari kutwumva buriya mutwumve. Ahantu hose abantu bari basenga, haba mu nsengero, haba mu mizigiti, mbese ahantu hose hari abantu basenga n'abasengera munsi y'igiti, abo bantu uvuze babiri barahaba. Ntabwo ushobora kuba uri pastor ngo uvuge ngo mu rusengero rwacu abantu bose ni amasaka ni ingano nziza. No, na Satani yaraje agira gute akubitamo. Abo bantu baraturushya mu murimo w'Imana. N'uyu munsi baraturushya mu murimo w'Imana, bararushya. Murabiba bakaza urumva ushobora kubiba nk'uko turi kuba ijambo ry'Imana. Abatari kugira ukora kuri Probox ati ato nibyo ngibyo, ati se ko nawe usenga ibi nubyemera, ati reka tujye mu bindi. Urumva uwo muntu ntabwo ava ngo ni amasaka, kuko ari amasaka yatanga commentaire agasubiza akatwunganira, ariko ibyo ni urukungu rubamo. Ni Yesu wabyivugiye, impande zarinda ivuga. Ahubwo uvuga ngo ruba hehe, ruba ahantu hose. Buri urukungu ruba ahantu hose, ko Yesu wabyivuye ngo umwanzi. Urumva umuntu aje akamisha urukungu, amasaka murayazi, nawe akazana urukungu n'injwa akagira gute akamisha. Anije byangana, cyangwa urukungu rukaruta iki amasaka, cyangwa amasaka karuta iki urukungu. Ahubwo baramubaje ati tuzabirandura, bati oya nimubirandure, ahubwo yumbaza icyo ngicyo. Mu byihorere bigire gute bikurane. Igihe cy'isarura nikigera, umusaruzi niwe wivugaga Yesu, uyu databuja tuvugira, azasarura amasaka yashyire ukwayo, n'urukungu agire gute arushyire ukwarwo. Amasaka bayahunike, ariko rwa rukungu bagire gute barutwike. No mpamvu abantu bakana ngo Imana ngo ni umunyembabazi ngo ni yafa. No mpamvu ubutumwa uko wavuze ibi bica intege ni ibiki nayo magambo. Imana ni yafata abantu ngo bagire nabi, ikunda umuntu niwe wamuremye, ariko Yesu yivugiye ko abantu babibi bazatwika gehinomu, abeza bakajya hehe mu bugingo. Hanyuma hari imvugo Yesu yavuze abwira abagore b'i Yerusalemu, abwira ati mwerekundira atagomurira abana banyu, ati niba bagenje gutya igiti kibisi icyunye bazakigenza bate? Nagira ngo mvuge ukuntu Satani yagenza igiti kibisi cyumye. Sorry, Yesu niwe wivugaga, bariho bamuririra, aravuga ngo ubwo bigenze gutya nibijya ku giti cyumye, niba bagenje gutya igiti kibisi. Ikintu kibisi kiba gifite ubuzima. Ufashe igiti cyumye baragicana n'ubundi, ariko ikibisi ntibyashoboka. Yesu yari afite ubuzima, yari nyir'ubuzima nk'uko tubyemera. Ahantu rero yababwiraga ko ubwo unyinjije mu buhanuzi, yari ariho ababwira ko nubwo bari kumurira ari umwe, ariko mu mwaka wa 70 inyuma ye bafite ibyago bikomeye, kuko banze kumwizera baramutanga mu Waroma. Murabizi bari barakoronije hariya, barafashe kiriya gihugu cya Isirayeli, nibo bayoboraga, yavutse ku ngoma y'Abaroma, ngira ngo urabizi neza. Umva bene bo baramutanze,
kubera bya wavuze byo mu rusengero nibo bamwitangiye Sabaroma bagiye gufata Yesu ahubwo baranamubona bati ko tubona uyu mugabo ari umuntu mwiza nta rubanza rumutsinda mwabantu mwe muvukana uyu muntu mwamuretse tukaba cya kintu cyitwa cy'abaraba tukakirangiza batoya baraba n'umuntu mwiza ariko Yesu mugire gute mu mwice yababwira ko mu mwaka wa 70 ni mu gisoma amateka Yerusalemu baraje batwika urusengero induru ziravuga bajyanwa mu bunyage ahubwo ni mutarubize ariko abanyamukuru mubizi mwe mutubaza ibintu muri 70 barabajyanye urumva Yesu yapfuye muri 33 n'igice muri 70 ubwo yarashize imyaka ingahe fata 33 muri 70 ubwo ni imyaka 37 imyaka 70 Yesu yapfuye afite 33 n'igice ubwo yarashize imyaka ingahe Yesu avuze iryo jambo warumbajije kuramo abo turi kumwe mu 36 aha babati ko Yesu yavuze ibi bintu ubu ni bimeze bite bikubye imyaka yaramaze ari hano ku isi nibwo baje batwika Yerusalemu babajyana ari iki ari iminyago ahubwo zigiye batahukiye nyikubwira se cyatukibwira abavandimwe uzi ko batahutse mu 1948 nimba ntibeshye nimba naravutse mu 1950 ubwo navutse abisire bamaze imyaka 2 batahutse mu gihugu ejo bundi gwera mu mwaka wa 70 bivuze ngo abo batwaye bari barapfuye n'abababye ntabwo bana Yerusalemu baraje barayisenya noneho gukiranuka ku rubyiruko dukurikira kugira ngo basobanukirwe cyangwa se wenda banabyibazaho cyane gukiranuka ese ko umuntu uzaza kuba umukristo akavuga ngo narokowe nabaye umurokore koko afite bushobozi ki bwo kuba yahagarara ati ndakiranuka mu by'ukuri ndagira ngo basobanurire ko bibaza ni ukiranuka cyane Yesu uri muri utuma kiranuka aho hantu hasobanure neza abantu bakunze kubyitiranya anda bavuga ngo barangwa nabarokora ngo nta muntu urokoka ngo nta muntu urokoka ngo bira n'ibintu abantu biyita Yesu turi kurijyana muri bavuze ngo mugende mubatiza abantu mubigishe kwitondera ibyo nasize ngize gute mbategetse bishatse kuvuga ngo kumurokore cyangwa se gukiranuka kwambajije n'ubuzima ntabwo ari ibintu ukora uyu munsi uvuga ngo rero ngo uyu munsi ngo niwe nigengesereye ngo nukuri ngo nakiranutse ngo nta n'umuntu narebye nabi no hari amategeko Yesu yaduhaye yanditse muri Bibiliya ntabwo ari amategeko 10 gusa Yesu yaje kuvana abantu ngo iyo amategeko ahubwo atuzana mu buntu iyo ubuntu bwageze muri wowe ni no mpamvu turimo kuganira ibingibi iyo ubuntu bwageze muri wowe ibindi byijyanamo iyo umwana arezwe neza mu muryango nubizi se nawe iyo murebye mbona wararezwe umuntu warezwe neza mu muryango hari ibintu byijyanamo nibaze kwiyamba iwabo nibaze kujya bati ura mwana umubyeyi we nukuri yagize gute yarabyaye ariko se ntabwo ujye ubona mu naturanye bavuga ngo ura mubyeyi yabyariye ubusa na iryo jambo ntabwo uri ryumva kuba umukiranutsi rero w'Imana ntabwo ari ibintu byo kugenda umuntu yigengesere cyane ngo adakoma n'ibido y'umuntu ngo igwe wayikomeka gwa hasi utabishaka ngo ngo mbabarira wanayikoma wabishaka ugafate mu mbabarire ibintu bimbayeho ariko ntabyo nashakaga gukiranuka rero ni ijambo rirerire ariko uyu muntu yakiriye Yesu ibyo byose byijyanamo kandi biremera urubyiruko nimuze mukizwe tubabatize mu izina rya Yesu mukorera Imana ibarembera ubuzima ahubwo ari cyo utambajije urubyiruko dufite uyu munsi rwambutse rutemeye ubutumwa urabona rwaba rujya iyo mbaza icyo ngicyo ahubwo nyine umugani tubwire rwaba rugiye rutabyemeye koko byagenda bite urubyiruko rutemeye ubutumwa bwiza rufite ibyago byinshi ndashaka kumubwira kambere wenda kamwe kandi kariho uyu munsi ubu ngubu iyo dushingiye abantu mu rusengero nkawe umusore uje n'umukobwa ingo ziri kurama uyu munsi nizingaye nawe ugisubize nk'umunyamakuru iyo birebye divorce ziriho uyu munsi bishatse kuvuga rero ko namwe mwakisubiza uyu munsi urubyiruko cyane rukeneye kwakira Yesu abantu ahubwo wenda warambaza utese ntabazubatse nabo ariko ndagira ngo noneho uhita ukomoza ku ngaruka bagira mu gihe batabukurikiye none kwa Satani kwa Satani
arakorasi twagira ngo ngwino winjire mu rugo rw'Imana inyuma ni habi uko byagenda kose turabona ko ari korutire ariko burya inyuma ninjoro ni habi y'ahantu ni waba utuye ahantu harangaye ubu uyu munsi nabwo bikigezweho umuntu iyo ari mu imbere biba ari ibintu byiza umuntu rero utarakiriye Yesu numva atamwakira nta buzima uyu munsi dukurikije ibyawe uyu munsi uburyo bikorwa n'intera bigezemo ntabwo uyu munsi birahari ibyo bintu aho abantu basigaye babana mu nzu umugabo n'umugore buri wese afite icyo cyumba batakibana burya shitani aba yinjiye nubwo waba usenga gute burya shitani aba yize gute aba yinjiye ariko iyo hari ubumwe bwa Kristo abantu barakiriye Kristo abantu baramumiza ari mu imbere ari kunumira ubutumwa bwiza wanakosereza mugenzi wawe ukavuga ngo nakosheje mbabarira ibyo bintu numva atari byiza wowe abantu bakiriye rero akaryoshye rego baramwitamo inshuti za BOPC TV mbashimira cyane kubwo kudukurikira ibiganiro tubagezaho ndibaza ko mwagiye munyurwa ku bibazo mwagiye mwibaza ku bijyanye no gukizwa n'iki n'ubutumwa bwiza ubwo rero naho ubutaha ariko mbere yuko dusoza umukozi w'Imana yadusengera tugasoza reka dusenge Mana turagushimiye kubw'iki kiganiro twakoze bana n'urubyiruko ubane n'abakuru ubane n'abubatse ubane mu byiciro byose mu izina rya Yesu twanze umwuka mubi unangira urubyiruko rw'iki gihe kutakira Kristo Yesu nk'umwami nzira ngo uwo mwuka uvane muri bo ubone mu bintu birangaza ahubwo bamenye ubutunzi nyakuri butagira akagero aribwo kurona Kristo Yesu burya Pawulo yakiriye akagenda bibwira abantu bose n'abanyamahanga ngwino bane n'urubyiruko kuko si urwa mbere uyu munsi rwaba rukwakiriye oya harimo babanje bakwakiriye kandi babaho neza kugira ngo dutunge tube mu gihugu cy'amahoro nuko tugomba kuba dufite urubyiruko ruzima ruzakorera igihugu rugakora n'itorero nuko rugomba kwakira ubutumwa bwiza bana n'urubyiruko rwacu kandi Mana tubisabye twizeye ngwino mukomeze urubyiruko rw'abanyarwanda urubyiruko rw'abanyamahanga ko nabo dusengera abanyarwanda gusa Mana turakomeza ngo ukomeze kubana n'urubyiruko rwacu ukomeze kurukuza rukurire mu nzu yawe izina rye ntabwo icyubahiro tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen 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 turabasaba rero gukora share comment muna subscribe kuri channel yacu ya BOPC TV kandi muyishuye byinshi cyane tugiye kubagezaho birari byinshi cyane naho butaye Imana ikomeze ibarinde ciao ciao